Yesu ashimwe bene data. May God be praised, brotherings. Kongeye gushimira Imana kubw'uyu munsi. We thank God for this day. Nongeye kubifuriza igitondo cyiza. I wish you a good morning ndetse n'icyumweru cyiza. and even a good Sunday. Turakomeza gusenga kugira ngo Imana izaducire inzira. We are continuing to pray that God may make a way for us. Kandi turiringira ko tuzahura bidatinze. And we believe that we are going to meet soon. Nge rero tutaragera kuri iyo ntambwe. But before we reach on that step, reka dukomeze tukora iteraniro ryacu muri ubu buryo. let us continue having our gathering like this. Wibuka yuko ari akanya ko gusabana n'Imana no kwegera Imana. Always remembering that this is part of our fellowship with God. Wibuka yuko ari akanya ko gusukira Imana ibiri mu mutima wawe. When you remember that this is the time you have to pour out what is in your heart. Nta n'icyo bitwaye mu gihe turimo kuririmba ukaba wagira isengesho wasenga. It doesn't take anything during within singing and you pour out something that is on your heart. Cyangwa bikaba byiza ijambo rishoje ugafata umwanya wo gusenga. Or after when the word is done, you pray yourself. Kuko tutabifata nko kureba video gusa, ahubwo ni iteraniro dusabana mu Imana. Because we don't take it as watching something like a video, but it's a gathering that we are fellowshipping with God. Rero muhawe ikaze mwese. Then you're given welcome. Ababyeyi, Parents, abasore n'inkumi, youth, abana batoya, the teens. buri umwe wese Imana ishoboje kuba muri uyu mwanya uhawe ikaze. Everyone that God has given a chance of being in this time, you're welcome. Kandi Imana iguhe umugisha. And may God bless you. Abari kure n'abari hafi, To those that are near and far, abari mu mahanga ya kure, to those that are in international abari countries, muri Kigali, those that are in Kigali, mwese Imana ibahe umugisha. may God bless you. Twafatanya isengesho rigufi, Let us pray together, tukinjira mu mwanya wo kuramya Imana. then enter into the time of worshiping. Reka dusenge. Let us pray. Data nyiribihe, God, who is a God of all times, wahoze uri uwo kwizerwa guhera kera. you are a God to be trusted in all days. N'uyu munsi uri uwo kwizerwa, Even now, you are a God to be trusted. kandi iteka ryose uzahora uri uwo kwizerwa. And all ages, you are to be trusted. Waremye byose kandi byose bibeshwaho nawe. You created everything and everything is being sustained by you. Ibyo uretse bikaba ntabwo ari uko biba byagucitse cyangwa byakunaniye kubikumira. Everything that happened, it's not that they have happened accidentally. Ahubwo buri kimwe cyose gifite igihe cyacyo muri iyi si. It's that everything has its time. Icyiza kiruta ibindi, The good that is above all, nuko ibyo tunyuramo byose byarushaho gutuma duhishurirwa imbaraga zawe. it's that everything that happens in this world is supposed to reveal your power to us. Tukuzaniye imitima yacu Data, We bring our hearts to you. tukuzaniye ubugingo bwacu, We bring our souls to tukuzaniye you. amarangamutima yacu. We bring our emotions to Mwami, you. buri umwe wese hari uko amerewe muri we. Everyone, there is the way he's feeling. Ubabaye aje akugana, To the one that is having a problem is coming to you. uwishimye aje akugana, The one who is joyful is coming to you. uwaraye abonye akazi aje akushima, To the one that got a job is coming to utarabona you. akazi aje agusaba. To the one who haven't got a job is coming asking Ariko you. ikiruta byose tuje kuramya izina ryawe Mwami, But above all that, we are here to worship you. kuko wowe udahindurwa n'ibihe. Because you're not changed by the time. Dushimiye ineza yawe watugiriye muri Kristo Yesu, We thank you for your goodness that is in Christ Jesus. we mpamvu yo kukuramya kwacu no kugirana isano nawe. Who is the reason of us worshiping you and our relationship with you. Ngwino rero ubane natwe wishimire mu kuramya kwacu. May you come, be with us and get pleasure in our worshiping. Icyubahiro gihore ari icyawe iteka ryose. May the glory be yours always. Mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.
nukwageze kw'irembo bamubaza urwandiko bagatanga kambere asanga atarufite ndashima umusaraba mwiza ndashima yamanziza ariko cyane ndashima umwami Yesu ndashima umusaraba igorogota ndashima yamanziza ariko cyane haleluya ndashima umwami Yesu urubavu rwa Yesu havuye amaraso y'uruzi rw'ubugingo yoza umutima
rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo amarembo yarugurutse nagabanye kuri ya migisha ku musaraba nakura indirimbo nagezeyo mpindurirwa imyambaro naronse umuzigo wanjye nawubonye yamitwariragwa naronseyo rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo amarembo yarugurutse nagabanye kuri ya migisha ku musaraba nakura indirimbo nagezeyo mpindurirwa imyambaro naronse umuzigo wanjye nawubonye yamitwariragwa naronseyo rwa rwandiko rw'inzira runyinjiza muri rwa rurembo amarembo yarugurutse nagabanye kuri ya migisha bavandimwe Brothers and relatives bakristo and Christians, tunezerewe n'uyu munsi we are thankful and joyful for this day w'amateraniro of our gatherings. nubwo tutari hamwe mu mwanya umwe ariko turateranye Though we are not together in one place, but we are gathering, nishimiye kongera kubana namwe I'm happy to be with you. nishimiye kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana I'm happy to share with you the word of God. kandi ndamukije buri wese wumva ijwi ryanjye I greet you to everyone that is listening my voice, nababwira ko mbakumbuye and I'm telling you that I miss you. ni umunsi mwiza Imana yaduteguriye It's a new day that God has prepared for us kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana so that we may share His word. mbere y'uko twinjira mu ijambo ry'Imana Before we dive into the word of God, kadusenge. let us pray. Mana yacu turagushimiye God, we thank you. dushimiye kuri Imana yacu We thank you that you're our God. tugushimiye kuri umuremyi wacu We thank you that you're our creator. tugushimiye kuri umubyeyi wacu We thank you that you're our mu parent. izina rya Yesu In Jesus' name, tukuragije uyu mwanya we give you this time. ubane natwe May you be with us. ubane nanjye May you be with me. ubane n'usobanurira May you be with the interpreter. ubane na buri wese wumva rino jambo mwami Be with everyone that is listening to this word. wongere kurigwiza muri twe Again, may you increase it.
kugira more ngo in rihindure us, ubuzima bwacu so that it may change our lives, kugira ngo tubeho ubuzima bugushimisha so that we may live a pleasing life to you, ubuzima buguhimbaza a life that is worshiping you, kandi ubuzima butuma isi yose ikugarukira mwana. a life that brings many people to you. Ijambo ryawe nicyo rimara, That's the reason of your word. riratweza, It cleans us, riratwuhagira, it washes us, riratugorora, it straightens us, kandi rikadushyira mu mwanya wo kubaho dukwiriye kubaho mwana. and it even places us into the right position. Mu izina rya Yesu, In Jesus' name, umwanya tumara the time we're going to spend, ugushyize mu biganza, we give it in you. tuyoborwe n'umwuka wera, May we be led by the Spirit. tubashishwe na Kristo Yesu, May we be made And able we by will Christ Jesus, and everyone, yishimire mu ijambo ryawe. may he get pleasure in your word. Mu izina rya Yesu In Jesus' name, dusenze twizeye, we pray in faith. amen. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, We are going to share the word of God. tuvuga ku the effect of the cross. Bivuga ku ngaruka z'umusaraba. Dushobora kuvuga ingaruka z'umusaraba, We may say the effects of the cross, cyangwa se tukavuga umumaro w'umusaraba. or we may say the benefit of the cross. Umusaraba wa Yesu The cross of Christ, ufite byinshi twawuvugaho. we can say a lot about it. Umusaraba The cross, hari ibyawubereyeho, there is what happened to the cross, ariko byari byarateguwe kuva kera. but it had been prepared even before the ages. Kuva kera umusaraba wateguwe n'Imana, Before the ages, God had prepared the cross kubera yuko wari inzira y'agakiza k'abantu. because it was the way of the redemption to people. Rero nta umusaraba wabayeho rimwe ngo urangire, Meaning the cross didn't happen once and it ended, ahubwo Imana yawuteguye mbere y'uko ubaho, but God prepared it before, kandi na nyuma y'uko ubaho wakomeje kugira ireme, and even after the cross still had the reason, kuko wasize ingaruka zawe, because it has the effect. wandikishije ingaruka zawe nk'umurage usigara mu mitima yawe. It wrote the effect of it and it became the history. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa 13:8, If we read in Acts, hatwereka ko umusaraba Imana yawuteguye mbere y'uko isi ibaho. it shows us that God prepared the cross before the ages. Iyo dusomye mu Itangiriro 3:15, If we see in Genesis 3:5, tuhabona yuko Imana yateguraga yuko Yesu azahura na Satani, we see that God had prepared Jesus Christ to meet with Satan, kandi bagahura ku musaraba, and they would meet on the cross, aho Yesu yagombaga kumena umutwe w'inzoka, where Christ had to crush the serpent's head, hanyuma na Satani akagira agatsinsino ka Kristo, and the Satan had to ariyo misimari bite, yakubiswe mu birenge by'umwana. and Satan had to bite the feet of Jesus, which means the nails that pierced Jesus Iyo on the cross. dusomye muri Zaburi 22, If we read in Psalms 23, umwanditsi wayo ari we Dawidi the writer, who is David, yavuze iby'umusaraba, he said about the cross. avuga ibizawuberaho, He said what would happen on the kandi cross. umusaraba wari utarageza igihe cyawo. And the cross hadn't been exist. Umusaraba rero wapuranizwe n'Imana mbere y'uko icyo gihe cyawo ugera, The cross was planned by God before it even happened, hanyuma igihe cyawo kigeze and even the time for it when it happened, uberwaho n'ibyawubereyeho, what happened on the cross, it's what had been described before, kandi na nyuma yawo biguma biriho. and what happened even after still remained in history. Niyo mpamvu kuvugaho uyu munsi That's the reason talking about it right now, bifite ishingiro cy'ibyo bitwibutsa mu mitima yawe. there is a reason of the best in our hearts. Kubwiriza tukiyereka umusaraba tutawubwirijeho, If we live out preaching the gospel of the cross, hanyuma ubwo butumwa ntabwo buba bwuzuye. I think that message is not full. Umwiririmbyi ararimbye aravuga ngo, The singer sang and said, niba uri umuntu w'umwigisha, if you are a teacher, wigisha abantu iby'Uwiteka, you teach about God. ariko ntubageze ku musaraba, And if you don't teach
on the cross, wigisha iki se? what have you taught? N'ibyo wakigishe ntacyo byaba bimaze. Even what you taught means nothing. Niyo mpamvu uyu munsi nahisemo kugira ngo tugaruke ku musaraba. That's the reason why today I chose that we go back on the Kandi cross. uhereye kera, That's the reason why I began it from far. nk'uko byahanuwe mu isezerano rikuru, As it had been prophesied in the Old Testament, hanyuma ibyawubereyeho then what happened on the cross? byavuzwe muri Yesaya 53 It had been said by Isaiah in yuko 53. Kristo agomba kubabarizwa ibyaha byacu. Because Christ had to come and suffer for our sins. Nta kuntu yajyaga kubabara ari atageze ku musaraba. Christ wouldn't suffer minus going on the Imibabaro cross. ye The suffering of Christ, ariyo yababaje mu cyimbo cyacu, which are the sufferings that were of our behalf, nta handi yari iteguriwe, they were not going to happen nta anywhere. handi yajyaga gusohorezwa, They were not going to be accomplished nta anywhere. handi yajyaga kubonerwa. They were not going to happen anywhere. Yari inzira imwe gusa ishorera Yesu ikamugeza ku musaraba. It was only one way that was taking Jesus to the cross. Kandi yagera ku musaraba, And when Jesus reached on the akagomba cross, kubabazwa imibabaro ingana nk'iyo twakababajwe, and he had to suffer exactly the sufferings we had to suffer. akabona kuba inshingano y'Imana yishohoje kugira ngo twebwe dukire kubera ko yababajwe mu cyimbo cyacu. And then after, it's when he would have accomplished his purpose of God upon him, which was our Nutekereza sufferings. Kristo, If you think about Christ, nutekereza Kristo nk'inshuti yawe, if you think about Christ as your friend, cyangwa se nk'umuremyi wawe, or as your creator, nk'umucunguzi wawe, or as your redeemer, ntukamutekereze mu byiza aho yicaye iburyo bw'Imana ngo wibaze yuko ariho yahereye yicaye. don't think only to where he is right now in the heaven, on the right side Kuko of Bibiliya God. itubwira yuko ahawe izina risumba andi mazina. Because the Bible tells us that he was given the name that was great other names. Ni umwami w'abantu, He's the King of Kings. ni umwami w'amahoro, He's the King of Peace. uwaraganje, He's the one that reigns. uwahawe icyubahiro, He's the one that is having glory. yicaye iburyo bw'Imana. He's on the right side of God. Ariko ibyo But siho tubihera, it doesn't begin from there. ahubwo tubona Kristo ku musaraba We see Christ on the cross, ariho yagiranye relationship natwe. where he began the relationship with us. Aho niho yemeye kwambara umubiri That's where he decided to put on our body flesh, kugira ngo tugire icyo dupfana, so that we have a relationship with him, kubera yuko byari byanditswe ngo because it had been written before uwucungura that the Redeemer, agomba kuba ari umuryango, he had to be within the same family hold. agomba kuba ari uw'isano n'undi muntu acungura. He had to have a relationship with the one whom he Ku was musaraba going to redeem. rero Then on the cross, niho Kristo yujurije isano yacu nawe, it's where Christ Jesus had the fulfillment of our aho relationship. yiyambuye, aho yirengagije ubumana bwe, It's where he put on side his godliness, akambara 100% umubiri nk'uwawe, and he dressed our flesh 100%. akababara nkatwe, He had to suffer like us. akinjira mu mubiri. He had to dress the flesh, Aho yasengaga asavuga ati data niba bishoboka kino gikombe kindebe. where he prayed and said, Father, may this cup be taken over me. Umusaraba The cross, n'uw'igiciro gikomeye mu buzima bw'umukristo. it's of value to a Christian. Kuha agaciro kawe, Giving it value, ukibuka ibyawukoreweho, and you remember what happened on it, ukawuha agaciro mu mutima wawe, and you give it value in your heart, binesha umwanzi Satani. it defeats the devil. Byibutsa Satani yuko yatsinzwe. It reminds the devil that he was defeated. Binamwibutsa yuko nta mwenda kigufiteho. He reminds him that he doesn't have any debt on you. Binamwibutsa yuko ikiguzi yakwakaga yagusabaga kumana Yesu yakishyuye. He got to be reminded that the price he was requesting from you, Christ paid Yesu for rero it. kumusabira yagombaga gusohoza kubabarizwa ibyaha byawe. Meaning Christ on the cross had to accomplish our sin's suffering. Hanyuma yarabikoze, Then Christ did it. ariko mu kubikora
But within doing icyo it, gikorwa cyadusigiye umurage, that left inheritance to cyadusigiye us. ijambo ryo kuvuga, It left the word to be spoken. yasize ingaruka cyangwa umumaro w'umusaraba It left the effect of the cross mu buzima bw'imitima yabo. in our hearts. Tukaba dusomeye muri Yesaya, Let us read in kumve Isaiah, ibyo Kristo yasohoze ku musaraba n'ibyo yakoze, and we see what Christ accomplished on the hanyuma cross. turaza kwinjira mu ngaruka z'umusaraba cyangwa se umumaro w'umusaraba wa Kristo mu buzima bwabo. Then after, we shall see the effect of the cross in our lives. Yesaya 53, Isaiah 53, guhera ku murongo wa mbere kugera kwa 12. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamubabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu b'igihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo, kandi ntagire uburiganya mu kanwa ke, kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo bugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi, kandi asabira abagome. Hallelujah. 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 Iri ni ijambo ry'umusaraba, This is the word of the cross. kandi iri ni ijambo ridusobanurira ibyakorewe ku musaraba byose. And this is the word that explains what happened on the cross. Uyu ni umusaraba wa Kristo. This is the cross of Christ. Uyu ni umusaraba Kristo yikoreye, This is the cross that Christ carried. yishyizeho ku bwanjye He nawe. carried it for you and me. Mbega ni byiza kubyibuka mu mitima yacu. How wonderful to be reminded Mbega about it. ukuntu bihinduye ubuzima bwacu. How wonderful that it changes our Mbega lives. ukuntu bibabaje umutima wa Satani. How awkward that it really hurts Satan's heart. Kwibuka ibyakorewe ku musaraba, To be reminded of what happened on the cross, ukanibuka ingaruka zawo, and you get to know the effect of it. biduhesha It gives us guhagarara mu kirenge cya Kristo. to
to stand into the footsteps of Christ tugakora Jesus, nk'ibyo yakoze and we do what he did, kandi tukamukurikira aho yatubanjirije. and we follow him to where he is now. Hanze y'umusaraba wa Kristo Outside of Christ's heart, of nta Christ's gakiza cross, gahari. there is no salvation. Bamwe barenga umusaraba, Many people go beyond the cross, abandi ntibawugereho, others don't reach the cross, ariko agakiza kari ku musaraba. but salvation is Nta on the hagati cross. hahari. There is no anywhere like in the midst. Amaso yacu Our eyes, agomba kurira ku musaraba. they are supposed to focus on the cross. Amatwi yacu Our ears agomba kumva ibyabereye ku musaraba. are supposed to hear what happened on the cross. Amaboko yacu Our hands agomba gukora ku musaraba wa Kristo. are supposed to touch on Christ. Kuwugeraho To reach on the cross ni uguhindura ibyawubereyeho is to change what happened on the cross, ubuzima bwawe your life, ukabyumva. and you feel it. Yesaya 53 Isaiah 53 irimo iratwereka events zahapeningiye ku musaraba zose, is showing us the events that happened on the cross. ariko ibyabereye ku musaraba But what happened on the cross hari ingaruka byasize ariho twenda kugana. that brought any effect to what we are going Umurongo wa 10 on verse 10, wavuze ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje, ubwo bugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer, and through Lord makes his life an offerings for sin. Azabona urubyaro, He will see his offsprings azarama. and belong his days. Ibyo Uwiteka ashaka This is what the Lord wants, bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. will be accomplished by his hand. Haleluya. Hallelujah. Ako ni akamaro k'umusaraba. That's the function of the cross. Imana yahisemo kumushenjagura, God decided to crush him iramubabaza, and make him suffer, ariko mu cyimbo cy'ibyaha byawe. but on behalf of our sins. Iyo utekereje ku musaraba wa Kristo, When you think about the cross of Christ Jesus ukibuka imibabaro ye, and you get to remember the sufferings of njye him, nawe dukwiriye kutibagirwa yuko ari twebwe twakabaye twarababajwe ibyo yababajwe. me and you, we are not supposed to forget that suffering was our Ariko suffering. we mu kubabara, But him suffering, he had expectations. yari afite ibyiringiro, Expectations of getting children from his blood, from his sufferings. kugira ngo aronke bene se mu maraso. Ababara Within his suffering, yari afite ibyiringiro he had that expectation yuko mu mubabaro we that within his suffering havamo urubyaro, that there would be an offspring, urwo rubyaro rukitirirwa Imana, and that offspring would be called on God's name, akaba abonye bene se and he would get his brothers and sisters baraganwa nawe who would be the inheritors or heirs with him iby'ijuru yari asize mu ijuru. of what he has in heaven. Izo niyo expectations yari afite zamwibagije imibabaro y'ababaje. That's ibyo nibyo byiringiro yari afite. Haleluya. Hallelujah. Ibyo nibyo yari afite mu mutima wo kubabazwa, yihanganira umubabaro, nuko mu mibabaro hari buve mu rubyaro rumwitirirwa, araganwa na ibyo mu ijuru yari asize abonye twebwe tutari tuzi. Within expectation or goals that was in his heart is that he went through suffering, thinking or dreaming about having an offspring which were the heirs with him of the Ariko ku heaven. rundi ruhande, But on another side, twebwe yabikorerwaga us who were being done that for us, kandi yifurizaga ibyiza. he had good for us. Twamutekereje nk'uwanzwe n'Imana, We are thinking that God had turned his back on him. tumubona nk'umunyamibabaro, We saw him as a wicked guy. tumubona nk'uwagowe.
we saw him as someone who is tumubona burdened. nk'uwimwe n'amaso n'uwamuremye. We saw it as God had took his eyes away from Ayo him. niyo maso twe tumufiteho ku musaraba. That's what we are seeing him on the cross. Ayo niyo maso benshi bamugeraho iyo bageze ku musaraba. That's the view of many people when they reach on the cross. Aho niho tubonera bamwe batuye iyi si. That's where we see other people that are living in this world. Bakatinya kuvuga yuko Imana yacu ifite intege. That's where we hear them saying that our God is Amadini weak. avuga ko Imana yacu ifite intege. Other religions say that our God is weak, Aho yemera gupfa. where God accepts to die Ikitwa n'uwo yaremye. and die because Uko of niko twamureba by the Creator. That's how other people saw ariko we it. ku rundi ruhande yabonaga urubyaro rukomoka mu maraso ye no mu mibabaro. But on his side, he was seeing an offspring that was coming out of his blood. Niyo mpamvu yari yiringiye kubona. That's why he had expectations of seeing Abamenye ko those that would know umusaraba that the cross ufite akamaro mu isi. has a function in this world. Akamaro rero k'umusaraba, The purpose of the cross, ibyo ni ibyabereye ku musaraba. that's what happened on the cross. Ariko bimwe bikwiriye kudusigira mu mitima yacu. But this is what is supposed to live in our hearts. Umusaraba wa Kristo The cross of Christ Jesus, n'uwakamaro mu buzima bwacu. it has a purpose in our hearts. N'uwakamaro mu buzima bw'umukristo. It has a purpose in Christian's life. Ugomba kugira ingaruka mu buzima bwacu. It's supposed to leave effect in our life. Ingaruka ya mbere The first effect, ni imbaraga y'Imana it's the power of God izana agakiza. that brings salvation. Hallelujah. Hallelujah. Ibyakorewe ku musaraba What was done on the cross, byarebwaga nk'aho Kristo yatawe, people saw it and Christ was forgotten abaranwa n'abanyabyaha. and was counted to be part of sinners. Urwo ni uruhande rw'abashaka kubitesha agaciro That's on part of those that need to no neglect what kumugaya yuko happened yari afite imbaraga zo kwikiza ntiyikize. and to make it shame to him that he Ariko didn't have the power. muri ibyo we yakoraga, But within what Christ did on aho the cross, yexpectingaga urubyaro, where he expected the offspring, nuko yari azi imbaraga z'umusaraba. it's because he knew the power in the cross. Yuko yari azi yuko umusaraba ari imbaraga y'Imana izana agakiza gacungura abantu kakabahindura abazima. He knew that the cross is where there is the power of God that redeems or brings salvation Imwe to mu people. ngaruka z'umusaraba One of the reasons of the effect of the cross muri iyi si, in this world, aho isi idafite aho izaza yishyira, where the world won't take this, nubwo yarijectinga gute, even when it rejects it, nubwo yakwirengagiza bigeze, even when it forsakes it, nubwo babyanga abatuye isi bakabyanga bigeze, even the world denies it, byaranditswe, it was written, byarakozwe, it was done, kandi nta kugarukayo. and it won't be put off. Umusaraba wasize ingaruka ku isi idahanagurwa. The cross left an effect that won't be cleaned out. Nuko ari imbaraga y'Imana izana agakiza. It's that the cross is the power of God that brings salvation. Badusomere mu Bakorinto ba mbere 1:18. Let us read in 1 Corinthians 1:18. Kadusome ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. The message of the cross is foolish to those who are perishing, Ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Ariko kuri twebwe abakizwa, but to us who are being saved ni imbaraga z'Imana. is the power of God. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu. Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagira ikibo bashakashaka ubwenge, ariko twebweho
tubabwira ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. The message of the cross to the Ariko ones that are perishing is bizera, ariko foolish. kubakizwa To the ones who believe ni imbaraga y'Imana. is the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Paulo hepfo aranditse aravuga ngo Paul here, he Lord, ku bamwe yabaye ikigusha, but to some it was a stumbling ku block, bandi yabaye agakiza, but to others he was salvation. ariko kuri twe But to us, nta kindi dukwiriye kubwiriza we are not supposed to preach anything ni else. Kristo w'abantu. We are supposed to preach the Christ who was crucified. Kristo Christ angana is equal to n'umurimo we yakoze ku musaraba. the what he did on the cross. Ijambo ry'umusaraba The message of the cross niryo jambo ryo kubwirizwa, is the message that is supposed to be niryo preached. jambo ryo kubwirwa abatuye isi, Is the message that is supposed to be preached to the kubera world. yuko ari imbaraga y'Imana izana agakiza. Because it is the power of God that brings salvation. Ku musaraba On the cross, twese ari abigisha, all of us, whether they ari are teachers, abaririmba, whether they are those that are in worshiping ari team, abakora imirimo, whether there are other people that do work, icyo dukwiriye gukora what we are supposed to do, buri wese everyone, ni ukugeza uwo yigisha ku musaraba, is to bring everyone that you teach to the cross. kubera yuko akamaro k'umusaraba mu mutima wanjye, Because the function of the cross in my heart, mu mutima w'undi muntu, in another person's heart, ni umurimo w'ibyo Kristo yakoze arimo ashaka buri wese kugira ngo amucungure. is the work of Christ Jesus of redeeming everyone. Kristo akwiriye kubwirizwa, Christ is supposed to be preached, ariko ntakwiriye kubwirizwa igice, but he's not supposed to be preached half. akwiriye kubwirizwa wese. He's supposed to be preached in fullness. Ku musaraba, On the cross, mu mva, in the grave, mu kuzuka, in resurrection, mu kuzamuka, in being raised up, aho hose Kristo ni we. everywhere is Christ. Iyo umuhereye mu kuzuka If you begin from resurrection ukamugeza mu kuzamuka, and you bring it to be put to the high, hanyuma ukanamugarura, and you bring him down, ariko ugakuramo Kristo ku musaraba, and you minus Christ on the cross, uba usa nkaho ubutumwa ubuciyemo kabiri. it's like you have divided the message. Kubera yuko icyo cyose ni nk'igiti cy'inganzamarumbu, It's like a big tree, ariko gifite imizi ishoreye mu butaka. but has roots that are Imizi ishoreye mu butaka the roots that are deep in the ni soil. igisapotinga kugira ngo gihagarare. It's the one that supports it to stand. Ubutumwa bwiza, The good message, imizi yabwo ni umusaraba, the roots of it is the cross. hanyuma ibindi ni amashami n'igitsinsi bibyubakiye ku musaraba. The remaining are the stand, the leaves, and the branches. Kuko ku musaraba Kristo yaravuze ngo byose birarangiye. On the cross, it's when Christ said that everything is accomplished. Niho umurimo yawurangirije, Christ completed everything on the wo cross, gucungura no gukiza abari barazimiye. of redeeming everyone that was lost. Ingaruka y'umusaraba rero ku buzima bwacu, The effect of the cross on our life, ku buzima bw'abatuye isi, to the ones that are living in this world, kandi bakwiriye kumenya, and they're supposed to know this, ni uko umusaraba ari imbaraga y'Imana izana agakiza. is that the cross is the power of God that brings Kandi salvation. nushaka kuyisobanurira umuntu, And if you want to explain it to someone, ujye umusomera Yesaya 53, read him Isaiah 53, hanyuma umwereke uko agakiza kaje and you show him how salvation came, kandi kagasohorezwa ku musaraba. and it was accomplished on the Uyu cross. munsi kuvuga umusaraba Today, speaking about the cross, ari byo bisobanura imbaraga y'Imana izana agakiza. it means the power of God that brings salvation. Umumaro wa kabiri w'umusaraba The second
function of the cross, cyangwa se effect ya kabiri y'umusaraba, or the second effect of the cross, nuko n'ibyirato by'abakristo. it's the boasting of Christians. Umusaraba no kwiratwa. It's supposed to be boosted above. Yesu ari ku musaraba, When Christ was on the cross, abamubambye those that crucified him n'ababakoreshaga, and the ones that were using arizo mbaraga them, z'ikuzimu, those were the powers that arizo mbaraga za Satani, those were the powers of abantu Satan. bibwiye ko byarangiye kandi bamurangiye, And people were thinking that they had done their job, kandi banamukuyeho and they even removed him umwuka from the cross waheze. when his breath had stopped. Kuri wibo bumvaga byarangiye, To them, they were thinking that the deal is done. n'ababirebaga bose n'abari bamwizeye byari byarangiye mu mitima yabo. And everyone who was saying it was like everything is being done. Barateruye bamujyana aho abandi b'umwuka washizemo babajyana, They carried him and took him to where ariko others yari were yasize taken. isezerano rivuga ngo But he had igihe kirageze cy'umwana w'umuntu kubabazwa, left a promise that there is a time of suffering to the son of abibwira man. abigishwa be bitari byaba, He told it to his disciples before it happened, ko umwana w'umuntu azababazwa agafatwa mu maboko y'abana b'abantu, that the Son of Man would suffer, agakubitwa akababazwa byose bishoboka, who would be beaten and suffer all, agapfa, and die, agahambwa, and be buried, ariko bakamwitegura ku munsi wa gatatu ko atazaheranwa n'urupfu. that after 3 days he will resurrect. Haleluya. Ku Hallelujah. musaraba rero aho byagaragaraga yuko haciyemo agakato karangije, On the cross where there was a big X, umusaraba warongeye urahagarara. there is where the cross standeth still. Wabambwe ku musaraba To the one who was crucified on the niwe cross, wazutse bamureba, it's the one who resurrected, and everyone was saying it. hanyuma abigishwa baramubona, And the disciples saw him, abanyamahanga baramubona, and the Gentiles saw it too. abasirikare barabibona. The soldiers of the king saw it too. Haleluya. Hallelujah. Ariko akamaro k'umusaraba But the function of the gahinduka cross, ibyirato byanjye, it's my boasting, gahinduka kwiyemera kwanjye, it's my pride in me, kubera yuko because aho niho imitwaro imvira ku mugongo, it's where my burden was taken aho away. niho nibukira yuko igihango nagahanwe yagihaniwe ari ku musaraba. There it's where I remember that the punishment that was upon me, Christ took it. Aho niho buri wese That's where everyone agomba guhanga amaso, is supposed to akamenya focus. yuko yari afite igihano kimutegereje, And you get to remember that you had a punishment. isi yose yari iteganyijwe kubabazwa no guhanwa, Everyone that was in the world had to get the punishment. ariko byarangiriye ku musaraba wa Kristo agiye gupfa icyimbo cy'abisi bagapfuye. But it happened and was accomplished on the cross where Christ took our part. Aho rero Then there, hahinduka ibyirato byacu, that becomes our boasting, tukamera nk'intumwa za Kristo. and we become the followers of Christ Jesus. Hari aho bavuga impfu zabo ba Andereya na ba Petero, There is where they say a lot of list of the believers of Christ Jesus. ngo bazaniye Andereya baramubwira ngo turakubamba, They brought bamuzaniye Andrew, umusaraba, they brought Andrew on the cross, baramubwira bati turakubamba. that we are going to crucify you. Bavuga urupfu rwe ngo yaravuze ngo mutari mwambamba monye umusaraba nibuka Kristo, muwumve muhobere musome, kubera yuko kubona mbonye Kristo wanjye. Before they crucify Andrew, when they brought the cross to him, he said, wait, bring the cross. I get to remember it, that he hugged the cross. He hugged the cross and kissed it in remembrance of what Christ did. Nkaho arimo ahobera Kristo kandi ari wakisi. He did it in remembrance of what Christ had done. Aranje kuhobera no kusoma bamubamba. After kissing it and hugging it on it, he was crucified on it. Bazanya Petero bamuzana baramubwira bati turakubamba. They brought the cross to Peter himself. Petero arababwira ati kumbamba sibyo bimpangayikishije, ahubwo sinkwiriye kubambwa nk'uko Kristo yabambwe ahagaze nge mumbambe muncuritse.
Peter said to them, I'm not worried of the cross, but I'm not fit to be crucified as Christ was crucified. May you turn me upside down? abo bari bamaze kumva ibyirato by'umusaraba. Meaning to them, they knew the boast, they knew Bari the bazi pride of the neza cross. yuko hatakibambwa ba Petero n'abandi ba mbere, Meaning they knew that it was not about Peter and Andrew, ahubwo habambwaga abo umusaraba wahinduye. meaning to the ones that would be crucified, it's to those that had Bari been changed. barabaye ibyaremwe bishya Those are the people that had become new creations kubw'ingaruka z'umusaraba. because of the effect of the cross. Haleluya. Hallelujah. Umusaraba mu buzima bwacu ukwiriye guhinduka ibyirato. Meaning the cross is supposed to become our pride, Ukwiriye our kuba boasting. indahiro. It's supposed to be our author, Kuko umusaraba wa Kristo because the cross of Christ Jesus, waduhesheje ibyo tutakwiha. it gave us what we wouldn't give Icyo ourselves. umubyeyi ataguha, What your parent wouldn't give you, icyo umugabo wawe ataguha, what your husband wouldn't give you, icyo umugore wawe ataguha, what your wife would not give icyo you, abana bawe bataguha, what your children would not give you, wagihawe na Kristo. you were given it to Aribwo by Christ bugingo Jesus, buhoraho which is the eternal life twaherewe ku musaraba. that we got from the Abari abo cross. gucirwaho iteka, To those that we are supposed to be abari abo condemned, gucirwa urubanza, to those that we are supposed to judge to umusaraba death, wa Kristo waduhesheje ubugingo buhoraho. the cross of Christ Jesus gave us Iyo niyo eternal life. ngaruka ya kabiri y'umusaraba wa Kristo. That's the second effect of the cross of Badusomere mu Christ. Abagalatiya 6:14. Let us read in Galatians 6:14. ariko jyewe sinyiratana ikindi Ariko njyeweho sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe wateye yuko iby'isi bimera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Nta kindi nkirata mu buzima bwanjye. I never boast in anything. I have no anything to boast Simfite ikintu nshobora kwirata except the cross of Jesus Christ. kiretse umusaraba wa Yesu Kristo. Uwo niwo watumye That's what brought iby'isi bimbera nk'ibibambwe kuri I njye, saw everything being crucified nanjye nkahinduka nk'ubambwe kuri byo. and I became crucified to it itself. Umusaraba The cross, wasize akamaro mu buzima bwacu it left a benefit in our hearts ko kuwirata, of boasting about kandi kuwirata kwacu gufite ishingiro. and boasting about it has a big reason. Ibuka ibyabereyeho, You get to remember what ibuka happened ibyo on it. Kristo bamukoreye, You get to remember what Christ wishyire mu did on mwanya it. we ari we barimo babikorera, And you place yourself in him. hanyuma umuntu akaza akabigukiza akababazwa mu mwanya wawe. And remember that like there is someone who took it on your behalf. Igorogota rero, Meaning on Golgotha, Kristo yahindutse impongano yanjye nawe. Christ became an atonement for me and you, Ndatekereza ko njye nawe tudakwiriye kuhibagirwa. meaning me and you, we are not supposed to forget about Uwo that. musaraba wa Kristo ntukwiriye kwibagirana muri twe. We are not supposed to forget about the cross in our Niba hearts. umuntu yaguha amafaranga ukishima, If someone would give you money and you umuntu become happy, yaguha icyaguhaye itungo ukishima, and someone would give you like an animal and you get ese happy. icyaguhesheje ubuzima bw'iteka Imagine to the one who gave you life that is eternal. wabuzwa n'iki kubyishimira iteka ryose? What would make you not to boast about that? Pawulo yarandika aravuga ngo kubwo kwibuka umusaraba Paul wrote and said that in remembrance of the cross, byanteye it made me ko ibiri mu isi byose that what is in the world, bimpindukira nk'ibibambwe, I saw it to be crucified. nanjye nkabihindukira nk'ubambwe. And I myself, they saw me to be crucified. Kubw'ibyakorewe ku musaraba, To what happened on the cross, nta mbaraga nkifite zo gukora ku by'isi, I no longer have power to stick on the wall. nta n'imbaraga iby'isi bifite byo kunkoraho. And the world itself has nothing to stick on myself. Nabikoze nkana,
I did it intentional kubw'umusaraba wa Kristo. because of the cross of Christ. Hagati yanjye nabyo kuhashyira umworera. Between me and them there is a barrier. Sinyamuka mbisanga. I cannot cross going to them, Nabyo ntibikamuka binsanga. and themselves cannot cross coming to me. Ariko ibyo biterwa no kubustinga umusaraba wa Kristo. But that is brought because I boast in the cross of Christ Jesus. What brings this in me? It's because I boast about the cross of Christ Jesus. The cross of Christ, it left pride in us. It brought pride in us. It brought where we can lean ourselves. If you get in remembrance of it, demons and Satan, they no longer have control upon you. In remembrance of what Christ did on the cross. When you reach on the cross and your heart focuses to the cross, what you had burdening you is taken off. Your burden is taken off. The singer say that on the cross is where my burden is taken off. There is the reason of posting on the cross. There is a function or a benefit of Christ. The Bible has told us that if anyone is to boast, let him not boast anything rather than boasting about knowing God. Nothing helped us to know God. It's the cross of Christ. Sin had separated man with God. But when the cross came, the separation that was between man and God was like a valley. But when the cross of Christ came, it became a bridge that was bringing us to be reconciled to God. The reconciliation of us with God, it was done on the cross. Kwemerwa kwacu n'Imana, gutsindishirizwa kwacu, it happened on the cross. Condemnation that was upon us, it got accomplished on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Our impurities were cleaned off on the cross. Meaning there is a lot we are supposed to boast about the cross. The Christian that doesn't boast about the cross, the Christian that doesn't feel the reason of the cross in his life, so that you boast about it, there is something that he or she is missing. Maybe he's a child, he doesn't know the purpose. Or he didn't give the value. But the boasting of the cross, it doesn't end in itself of boasting, but it ends when you have turned the world things to be crucified, and you yourself, you're crucified to them. You crucify them and you are crucified. And the relationship that is between you and them is cut off. That's what we call boasting about the cross. The third effect of the cross of Christ,
It became our preaching. Ikibwiriza cy'Abakristo. It became our message of preaching. Christians preach the cross. Abakristo babwiriza umusaraba. Wahindutse ikibwiriza. Christians preach the cross. Wahindutse inyigisho. It became our message. Wahindutse impuguro. It became our counsel. Wahindutse ishingiro ry'ubuzima. It became the point of our life. Kubwiriza Preaching, utabwirije umusaraba, and you don't preach the ariwe cross, Kristo wabambwe ku musaraba, who is Christ that nta was bivuze crucified. inyigisho ntabwo iba yuzuye. I said it before, that message is not full. Kristo rero Meaning Christ, yaduhaye inyigisho, he gave us a message. yaduhaye icyo kubwiriza, He gave us a message to be yaduhaye preached. icyo kwigisha. He gave us the message to be taught, Kwigisha, to teach ourselves, twigisha n'abantu, and then we teach others. tubwiriza Kristo w'abantu. When we are preaching the Christ who was crucified, Iyo niyo ngaruka yindi ya gatatu y'umusaraba. that's the second effect of the cross. Ntabwo wasoreje ku musaraba gusa, It didn't end on the cross itself. ntabwo byashoreje muri Yesaya 53 gusa, It didn't end in Isaiah 53, ahubwo byakomeje n'ubuzima bwacu bwose. but it continued even in our life. Somera Let us Abakorinto ba mbere 2:2. 1 Corinthians 2:2. kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ariwe Yesu Kristo wabambwe. Mu mutima wanjye, uwo ni Pawulo abwira Abakorinto. This is Paul who was telling the Corinthians. Aravuga ngo nzi wanyu, duhereye haruguru ku murongo wa mbere yaravuze ngo ntabwo naje nk'intyoza nk'umunyabwenge ufite ibindi nababwira. In first verses, he says that I didn't come like a wise guy, Ufite ibindi nababwira by'ubwenge, like having other things to teach you. ahubwo mu mutima wanjye But in my heart, nagambiriye I made it intentional kubabwira to preach Kristo, the Christ ariwe Kristo w'abantu. who is the Christ that was crucified. Haleluya. Hallelujah. Ibyo ari byo mu mirongo mu bya mbere twavuze ngo ku benshi babyumvise nk'ubupfu, ariko ku bandi bakizwa bibabera imbaraga z'agakiza. This is what we saw before, that to some it was a foolish message, but to others it was the power of Mu salvation. kwigisha no mu kubwiriza, In preaching and teaching, abantu bajya babwiriza Abakristo benshi. some people preach, many people. Niyo mpamvu Pawulo yapointinze iyo point akavuga ati naje mbabwiriza Kristo, ariko si Kristo wundi, ahubwo ni Kristo w'abantu. That's why Paul made it specific that I came particularly not to preach any other message, but to preach to you Ahubwo abantu the bakagira Christ inyigisho who cya was Bibiliya, crucified. umuntu akaza kwihinduka ubwe agahinduka Kristo mu cyimbo cya Kristo w'abantu. Some people who are popular around, they come, instead of making Christ the point, they make themselves a point around. Ariko nubwo yihinduye Kristo, Though they make themselves to be like Christ, ntabwo yabambwe. but he was not crucified. Ariko hari mu cyimbo cye hari ubundi wakabwirijwe, ariwe Kristo kandi Kristo w'abantu. Instead of valuing themselves to be popular, they are supposed to make someone popular who is Christ. Ibi rero byaduhesheje kubwiriza ubutumwa buyunguruye. That's why we were given the message that was. Iyo twumva batwigisha, That's why that anytime when we hear people preaching to ugomba us, gushakamo ukwigisha Kristo w'abambwe. you're supposed to see within the message, is there Christ who was crucified? Niba Kristo w'abambwe atarimo, If Christ who was crucified is not there, iyo message ni igice ntabwo ari yo. that message is not full. Message, buri butumwa bwose, Every message, buri kibwirizwa cyose, every preaching, buri cyigisho cyose every teaching kigomba kuba kirimo Kristo w'abantu. is supposed to have Christ who is crucified. Kubera ko umusaraba waduhaye icyo kubwiriza, Because the cross gave us the message. nta kindi ni Kristo wawubambweho. There is no any other message rather than Christ who was crucified on Niyo the tuvuga cross. umusaraba ntabwo tuvuga kiriya giti, If we speak about the cross, it's not the tree.
turavuga ahubwo ibikorwa byakorewe ku musaraba. No, we are supposed to speak about the acts that happened on the cross. Uwo ari we Kristo w'abantu. And that is Christ who was crucified. Pawulo on arandika it. ati nzi wanyu ntabwo nagambiriye kubabwira ikindi kintu. Paul tells them that I came not preaching any other Ntabwo thing. nagambiriye kuza nk'umunyabwenge. I didn't plan to come as a wise Ntabwo guy. nagambiriye kuza nk'intyoza. I didn't plan to come like an eloquent guy. Oya. No. Nagambiriye kuza mbabwira mbigisha Kristo. I came intentional to preach to you Christ, Ari we Kristo w'abantu. who is Christ that was crucified. Bene data, Brethrens bavandimwe, and friends, ubwiriza, if you are to preach, wigisha, if you are to teach, uhugura, if you are to counsel, uhana, if you are to rebuke, icyo wakora icyo ari cyo cyose, anything you're doing, uhanura, if you're prophesying, uririmba, if you're singing, please. praise. Yesu yaduhaye umusaraba wadusigiye umurage w'icyo tubwiriza. The cross gave us the message to be preached. Preach the cross. Igisha umusaraba. Teach the cross. Igisha umusaraba. Sing the cross. Ririmba iby'umusaraba. Cancel what is on the cross. Hugura ibyabereye ku musaraba. Kristo yaduhaye icyo kwigisha. Christ gave us a message. Umusaraba wa Kristo The cross of Christ, wadusigiye ingaruka the cross of Christ left the effect, kandi nziza, and that effect is a good effect. ari uko nta kindi twigisha, nta kindi tubwiriza keretse umusaraba. We are not supposed to preach anything Tugomba kwigisha Kristo, rather than the message of the cross, which is Christ Jesus, ariko Kristo wabambwe ku musaraba. and that's the Christ who was crucified on the Icya kane cross. aricyo cya nyuma, The fourth effect, which is the last one, umusaraba wa Kristo the cross of wadusigiye Christ ingaruka Jesus, z'uko it left an effect yuko abakristo natwe that Christians, twigishwa we are supposed to be taught kwikorera umusaraba wacu. how to carry our cross. Buri muntu agomba kugira umusaraba yikorera Every Christian has to carry his cross nk'uko Kristo yawugiyeho. as Christ was crucified. Kwikorera umusaraba kwacu rero Carrying our cross, ari wo murage dusigirwa n'umusaraba wa Kristo, which is the inheritance that we are given by the cross of Christ bivuze Jesus, ko agakiza ari ak'umuntu, is that salvation is personal. si umurage wo kwa so, It's not an inheritance you si get to your umurage parents. w'iwanyu, It's not an inheritance si you ikintu get from ugura your mu family. isoko, It's not something you buy si in the ikintu market. utangaho amafaranga, It's not something you ni pay for. umutima It's your heart uzana ku musaraba wa Kristo, that you bring on the cross, wageza umutima ku musaraba wa Kristo. and this is the heart that you bring to the cross of Christ, Umusaraba wa Kristo and the cross of Christ is, ukagutera mu mutima w'umusaraba wawe, it creates in you to have a burden of your cross. hanyuma uwo musaraba wawe Then that cross, niko gakiza kawe. that's your salvation. Agakiza ni ak'umuntu, Salvation is personal. agakiza ni ubuzima bw'umuntu, Salvation is the life you ni live. umurage w'umuntu ku giti cye, Is the inheritance kandi ni personal. umurage umuntu aragwa yageze ku musaraba wa Kristo. It's an inheritance you get when you reach on the cross of Christ Jesus. Then mu musaraba wa Kristo, Then after reaching on the cross of Christ Jesus, Kristo akuvunjuramo umusaraba wawe, Christ extends your cross, aribwo buzima bwawe which is your life. bukubwira ibyo ugomba guta, Then it dictates you to life that you're supposed to live. bukubwira nka Pawulo uko yavuze, As Paul said, that's how ndirata, it says that I boast. kandi ndirata umusaraba wa Kristo. I boast in nothing else rather than the Uwo Christ. musaraba wa Kristo nirata, This cross that I boast about, wanteye, it created in me. wanteye. It created in me. Ibyirato bya Pawulo ni ibyo ku giti cye. This is the boasting of Paul. Nta muntu It's wirata himself. mu cyimbo cy'undi. You can't boast on someone's Ntabwo behalf. umusaraba wawe wirata ngo mwirate ko Kristo yawubonye, nirate ibyo Kristo yabonye. You can't boast in your heart of what Christians saw. Nawe ntiyakwirata umusaraba wanjye nabonye.
and himself cannot boast in what I saw. ahubwo twembi buri umwe arawugeraho Everyone reaches on it. hanyuma ubone Then you see the significance of nubona it. ugutere kwirata After seeing the significance, it brings boosting in you. nugutere kwirata Then after boosting, hari ibyo ugutera kureka nk'uko Pawulo avuga then that creates in you to live something. uwo musaraba Then the cross, watumye it creates iby'isi the world things. bibindukira nk'ibibambwe They were like crucified to me, nanjye mbihindukira nk'ubambwe and themselves saw me crucified to them. ariko kugira ngo bihinduke nk'ibibambwe nanjye mpinduke nk'ubambwe For them to see me crucified and ntabwo I seeing byapfuye them kuza crucified, gusa it didn't happen. ni umusaraba wa Kristo It's the cross of Christ that brought this happen. nagezeho After reaching there, uhindura ubuzima bwanjye it changed my life hanyuma umusaraba wanjye and it gave me to umusaraba carry my wanjye ni cross. uwuhe What is my cross? ni uwo kubambwa It's I being crucified hanyuma n'iby'isi bikampindukira ibibambwe and I seeing the world things being crucified. umusaraba wanjye My ni cross, uwo guhora mbamba iby'isi it's always crucifying the world things, nabireba nkabona bibambwe and always seeing them, I see nanjye them byagera crucified, bikabona mbambwe and them seeing me, they see me that's my crucified. cross Uwo ni wo musaraba wanjye. kandi my cross has been resulting from Christ's cross Kandi ibi umusaraba wanjye waje nk'ingaruka yo kubona umusaraba wa wa Kristo. Kristo ntabwo umusaraba wanjye wapfuye kuza My cross didn't come abrupt. ubuzima bwanjye ntabwo bwabambwe gupfa kubambwa gusa My life was not crucified byatewe abrupt. n'uko nahuye n'umusaraba wa Kristo It was brought because I went into umusaraba wa the Kristo Christ's uhuye cross. nawo After I meeting the cross of Christ, umpindukira ibyirato it became my boasting. umpindukira ubuzima It became my life. hanyuma guhinduka ubuzima bwanjye And then it became my nanjye life. nikorera uwanjye Then it made me carry my cross. uwanjye ni uwuhe Which is my cross? ni uko iby'isi bihinduka nk'ibibambwe It's I seeing the world things being nanjye crucified, nkahinduka nk'ubambwe and the world see me crucified. byandeba bikandeba mbambwe When they see me on the nabireba cross. nkabireba nk'ibibambwe And when I see them on the uwo ni cross. umusaraba That's my cross. umusaraba wa Kristo rero The cross of Christ, wasize ingaruka it brought an effect zo kurema imisaraba ingana nk'uko tungana of creating many crosses as the n'abatari number of bakizwa us. bafite imisaraba yabo ibategereje Everyone, even those that haven't believed, they have their umusaraba wa Kristo rero the cross of Christ. utugabira imisaraba yacu twikora ku giti cyacu It divides cross to us all, ariko kwiyanga meaning we deny ourselves, tugakurikira Kristo then we follow Christ. twanga ibyari bitubereye inyungu We say no to what we see as profit, kubera yuko twese turombereje tugarukaho umusaraba wa Kristo because all of us are following, going to the cross. uko umuntu ageze ku musaraba rero After reaching on the cross, umusaraba wa Kristo umugabira umusaraba we then the cross of Christ gives you your cross. my cross your cross uza kudutesha ibyo njye nakoraga Umusaraba wanje uza kutuma ndeka ibyo nabonaga nk'iby'inyungu. n'ubundi Nundi niyo mpamvu dufite imisaraba ikomoka mu musaraba umwe kandi iyo misaraba irangana nk'uko tungana. That's why everyone has his cross, and that cross is brought up by Christ Jesus, and everyone has his own cross. Dusomere muri Luka 9:23. Let us read in Luke 9. abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Iminsi yo urumva Every day. umusaraba wa Kristo The cross of Christ, yawubambweho rimwe. he was crucified on it once. yawubambweho rimwe He was crucified on it ahindura once, ubuzima. and he changed life. hanyuma ugeze ku musaraba wa Kristo And everyone that reaches on his cross, buri muntu umugabira umusaraba w'ubuzima bwe bw'iteka ryose. then it gives everyone a cross. urumva muri Luka yavuze ngo yikorere umusaraba we iminsi yose. This is what the Bible says, that everyone is supposed to carry his cross every day. uwa Kristo yawubambweho rimwe Christ was crucified on it ariko once, uwa Kristo iyo ugezeho kugabira uwawe but after reaching on Christ's cross, it gives you your cross. utikorera umunsi umwe ngo ushyire hasi.
which you don't carry once and you put it down, ahubwo utwara ibihe byose. you always carry it every day. Bivuze iki? What does it mean? Kutwara ibihe byose Carrying it every day, bivuze yuko ungana n'ubuzima bwanjye. meaning it is equal to the life that Hari I ibyo spent. unyibutsa gutandukana nabyo umunsi ku wundi. Meaning it reminds me that there is something that I'm Uyu munsi supposed to live. ntunyibutsa kureka gutukana, If today it reminds me not to curse someone, uwo ni umusaraba wanjye ntwara ibihe byose. that's the cross I'm carrying Ejo every day. uzongera usuzume unyibutse kureka irari. Then tomorrow it will evaluate me to live out Nzaba desires. nibwira yuko birangiye, Then I may feel like ariko ejo it is done, nzisangamo uburakari. but tomorrow I find that I have anger. Hanyuma ninisangamo wa musaraba wanjye niko ruzambwira ngo n'uburakari bureke nawe. Then the cross will remind me that you are supposed to Hanyuma live ejo anger. bundi umbwire kureka ibindi. And after then it will remind me to leave other Ejo things. bundi umbwire kureka ikindi. And another day it will remind me to leave Uwa something Kristo else. yawubambweho rimwe, Christ was ariko crucified iyacu once, tuyitwara umunsi ku wundi. but we carry our cross every day. Umusaraba wa Kristo rero Meaning the cross of wadusigiye Christ Jesus, umurage, it brought the inheritance, wadusigiye ingaruka it brought the effect zo kutwibutsa ko dutwara iyacu, to remind us to carry our cross every day kandi iyacu tukayitwara buri munsi. and to carry them every day. Kandi gutwara umusaraba wacu And carrying my cross, bivuze yuko wa Kristo hari ibyo tubuza mu buzima, meaning that the cross ari of byo Christ tujya teaches, kwiyanga which is denying myself, tugakurikira Kristo, and I follow Christ, kandi tukikorera umusaraba wacu, and I carry my cross kandi buri munsi. every day. Matayo 10:38. kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Utikorera umusaraba we ngo akuri, nabasobanuye kwikorera umusaraba ni hahandi Pawulo yavuze ngo njye ndirata umusaraba wa Kristo, uwo wanteye kureba iby'isi nk'ibibambwe nanjye bikambona nk'ubambwe. Kwikorera umusaraba wacu rero ni ukugira ibyo dutandukana nabyo, ibyo umusaraba wa Kristo utwibutsa yapfiriye bikaba bigikorera mu ngingo zacu. Kristo yapfiriye ibyaha byacu, Kristo yababarijwe ibyo twakoze, ariko uyu munsi wa none iyo bikigendera mu buzima bwanjye nawe biba byongera kumubamba, byongera umusaraba wa Kristo kutwibutsa yuko ibyo nabyo dukwiriye gutandukana nabyo. So kwikorera umusaraba wacu rero duhabwa nuko twageze kuwa Kristo tukawugeraho ni ugutandukana no kwikunda n'ibyo kamere yacu ikunda, tukabibamba natwe tukabambwa, hanyuma bikazajya bitureba nk'ababambwe natwe tukabireba ubamba. As Paul said that I boast about nothing else rather than the cross, and the world thinks that they see me crucified and seeing them crucified. That's what it means, that after coming on the cross of Christ Jesus, there is what he died for us. He died for our sins, meaning if I'm still having sin, meaning it's a burden to the cross, meaning I'm supposed to crucify that every day, which means to carry my cross. Hallelujah. 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 Ngana ku musozo, As I'm winding up, nkuko natangiye niko nsoza. as I began that Umusaraba wa sermon, Kristo wateguwe kera, the cross utari wawe. was prepared before ages. Urupfu rwa Kristo ku musaraba, The death of Christ Jesus on the Imana cross, yaziteguye isi itari yaremwe. God had prepared it before the world was Aho niho made. nababwiye byateguwe muri usomye mu byahishuwe 13:8 barabivuga. That would be seen in Revelations. Byarahanuwe kera It had been prophesied ko uyu musaraba uzaza, igihe kizagera ukaza. that the cross would come. Hallelujah. Hallelujah. Byarahanuwe It had been prophesied mu Itangiriro 3:15 in Genesis 3 ko umunsi umwe Kristo azahura na Satani, that Christ would meet serpent, Kristo akamumena umutwe, and Christ would crush serpent's head, hanyuma Satani nawe akamurya agatsitsino. and the serpent would bite Christ. Byarahanuwe muri Zaburi 22, It was said in Psalms 22. byarahanuwe muri Yesaya 53. It was prophesied in Isaiah Igihe 53. cyarageze rero birasohora, There came the time and it was accomplished, Kristo abambwa ku musaraba, and Christ was crucified, byose birarangiye. and everything. Ariko nyuma yo kubambwa But before he was ntabwo umusaraba crucified, washoje, the cross didn't end there. nk'uko wahanuwe mbere,
as it was prophesied, nk'uko igihe cyawo cyageze as it reached in its time, kandi ugasohozwa, and everything was accomplished, wasize umurage, it even left the wasize results. effect, It even left the wasize effect. ingaruka. It even left the consequences. Izo ngaruka rero nizo twavugagaho. Those effects or Wadusigiye consequences ingaruka are the zo ones kumenya yuko ari imbaraga y'Imana izana agakiza. it left one consequence which is the power that brings salvation. Iyo niyo ngaruka y'umusaraba That's the first ya mbere. effect. Ingaruka ya mbere The first effect, ni imbaraga y'Imana izana agakiza. it's God's power that brings salvation. Ingaruka ya kabiri The second effect, ni ibyirato by'umukristo. it's our boasting as Christians. Ingaruka ya gatatu The third, ni icyigisho cyacu. it's our message. Ingaruka ya kane The fourth effect, ni uko utwibutsa ko twikoreye imisaraba yacu, it reminds us to always carry our cross every ariko day, kureka which is living ibyo Kristo yapfiriye living what Christ died for, tukaba bashya. and we become new. Hanyuma ibyo byabambye Kristo ku musaraba That made Christ be crucified, tukabibamba, we crucify them, natwe tukibamba, we crucify ourselves, uburyo tutabisanga aho biri, so that we don't go to them nabyo bitaza aho turi. and themselves don't come to us. Hanyuma Then after, tukagenda mu buzima bwacu we move in our everyday life tujyana umusaraba wa Kristo mu mitima yacu, when we have the cross of Christ in our heart, kandi natwe dusigira umusaraba wa buri muntu wo kwikorera. and leaving a cross to everyone. Imana ibahe umugisha. May God bless you Dutekereza ku musaraba, as we are thinking about the cross, tubwiriza umusaraba, as we are preaching about the twirata cross, umusaraba, as we are boasting about the cross, twishimira agakiza k'umusaraba, as we have joy of the kandi salvation of the twongera kwegura cross, imisaraba yacu, buri umwe akikorera umusaraba w'agakiza. and when we always carry our cross every Imana day. ibahe umugisha cyane. May God bless you very much. Imana nibishima tuzongera tubane maso ku maso. Amen. In God's will, we shall see each other face to face. Turagushimiye Imana, God, we thank you. ushimwe kubw'ijambo ryawe, We thank you for your word. yongere kugira ireme mu mitima yacu, May it create new things kandi in yongere us, guhindura ibitekerezo byacu, and may it change our thinking, kugira ngo mwami tubeho ubuzima so that we may live a life buhimbaza that praises you kandi bwikorera umusaraba wawe. and carrying our cross. Twiyange Let us deny ourselves tugukurikire, and follow you. twirate umusaraba, Let us not boast in anything apart from the cross. tubwirize umusaraba, Let us preach a cross, kandi agakiza k'umusaraba waduhaye tukagundira. and let us grasp strongly the salvation that Icyubahiro we get from cyawe the none cross. n'iteka ryose, May the glory be yours in all times. mu izina rya Yesu. In Jesus' name, Amen. amen.